kubaha ikaze mwe mwese mudukurikiye mu biganiro byacu, ibiganiro biganisha cyane cyane ku buzima, kuko ubuzima ni nka moteri y'ubuzima bwose, kubera ko umuntu ubuzima bwo mu mutwe nibwo tugiye kuvuga. Ubuzima bwo mu mutwe iyo budakora neza ntago buriya n'ibindi bigenda neza, ari akazi, ari imibanire yawe n'abandi, iterambere ntago bigenda neza. Ubwo rero nkuko twiyemeje kujya twungurana ibitekerezo, tubahugura, namwe mukagira icyo mutubwira ku bijyanye n'ubuzima. Uyu munsi tugiye kugaruka ku buzima bwo mu mutwe, cyane ko tariki ya 10 z'ukwa 10 buri mwaka ari umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti ibibazo byo mu mutwe biravurwa kandi bigakira, dufasha ababifite kwivuza kare kandi neza. Ubu iyi nsanganyamatsiko biragaragara ko yaje kubera ko hari ikibazo cy'uko abantu bashobora kuba bativuza neza, bityo ugasanga ibibazo byabaye bigari cyangwa se byahinduye isura, ari ibintu biba byatangiye umuntu ashobora kuvurwa neza agakira. Turi kumwe rero na Nsengiyumva Innocent, ni umuganga w'imiterere n'imyitwarire bya muntu hano mu bitaro bya Karayesi i Ndera. Dutangira rero ikiganiro cyacu, twagiraga ngo dutangire tumubaza uko abona ibibazo byo mu mutwe bihagaze hano mu bitaro by'Indera. Ese biri kwiyongera, biragabanuka? Iyo urebye ukuntu u Rwanda rugenda rutera imbere, iyo urebye ukuntu abantu bagenda bajijuka, abana bakiga n'abantu bakuru ukabona bajijutse, wumva ko n'ibi bibazo bishingiye ku buzima bwo mu mutwe byagombye kuba bigabanuka. Ese niko bimeze? Tubaye ikaze Muganga Innocent. Murakoze kumpa ikaze. Nkuko mubivuze koko nkora hano mu bitaro by'indwara zo mu mutwe, ibitaro byigisha bya Ndera, mazemo igihe kirekire. Ibi bibazo byo mu mutwe nagiye mbibona uburyo byagiye bifatwa, uko bigenda byiyongera cyangwa se uko bigenda bigabanuka, uko se abantu bagenda bitabira ubuvuzi bwo mu mutwe. Ku kibazo rero mwarimu bajije, navuga ko uko igihugu gitera imbere ni nako n'ibibazo byiyongera, ibibazo kimwe n'ibisubizo. Mu kwiyongera rero ntago ibibazo byo mu mutwe byagiye bisigara inyuma. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko uko abantu baharanira, bahihibikanira kugira ngo batere imbere, nako bagenda bahura nyine n'ibibazo n'imbogamizi. Izo mbogamizi zishobora kuba mu mibanire y'abantu, zishobora kuba mu burere bw'abana, zishobora kuba mu bijyanye n'akazi, kubona akazi, kukabura, bishobora kuba mu nzego zinyuranye. Izo nzego zinyuranye rero z'ubuzima bwa muntu, ni ukuvuga ko ari naho n'ibibazo bigenda bibonekera. Uko ibintu byaguka niko n'abantu baguka, uko baguka ni nako rero ibibazo n'ibisubizo burya ngo biragendana, ibyago n'ibyiza biragendana. Twavuga rero ko ibi bitaro byacu bya Ndera natwe twagiye tubona uburyo ibibazo bigenda bikura, kuko n'ibitaro byarakuze. Abarwayi twakiraga mu myaka 5 ishize ntago aribo twakira uyu munsi. Ntago rero nahita mvuga ngo ibibazo byo mu mutwe byariyongereye, kubera ko kuba tugira umubare munini w'abagana ibitaro uyu munsi, ntago twahita tuvuga ngo nuko ibibazo byiyongereye, ahubwo nuko uburyo abantu basobanukiwe no kuza gushaka ubufasha. Bishoboke wenda kera ko hari abarwaraga bagahera mu ngo ntibabashe kwivuza, ariko bitewe na politike y'igihugu aho ifasha buri muntu cyangwa igashyishikariza buri muntu kugira ubwisungane mu kwivuza, assurance maladie, bigenda bifasha abantu gusobanukirwa ko ari byiza kuza kwivuza kandi bakanivuza hakiri kare. Ikindi nuko kuba
inzego z'ubuzima zaragiye zirushaho kunozwa, nabyo byagiye bituma mu bitaro byaba iby'akarere byaba ibitaro ibigo nderabuzima bigenda birushaho kubona abaganga bashoboye bafasha abaturarwanda kubasha kubona ko ari ngombwa kuza kwivuza, bakabayobora kuza kugera rero ku bitaro bikuru ari byo bitaro bya Ndera. Twavuga rero ko atari ubwiyongere bw'ibibazo byo mu mutwe, ahubwo ni ubwiyongere bw'abatugana baje bamwe kugira ngo tubabwire niba koko ubuzima barimo kunyuramo burimo ibibazo byazabatera ibibazo byo mu mutwe, cyangwa se niba hari ikibazo bagize kugira ngo babashe kukivuza hakiri kare. arakoze cyane Innocent, ikintu cyiza avuze cy'ukuntu muri uko gutera imbere abantu bashobora kuba bamaze gusobanukirwa no kugana serivisi z'ubuvuzi, bikaba biza nyine ku rwego rushimishije kuba abantu biyongera kuri ibi bitaro by'indwara zo mu mutwe Ndera. Abantu bakaba ari benshi, atari uko uburwayi wenda bwiyongereye, ari uko abantu bamaze gusobanukirwa no kugana serivisi z'ubuvuzi. Yewe twakongeraho no kuba abantu bafite za assurance cyangwa se ubwishingizi mu kwivuza, nabyo bituma abantu bivuza nta nkomyi, ikimufasha cyose akumva ko agomba kugana kwa muganga. Mpise rero nibaza nti nubwo muvuga muti ntago ari uko wenda uburwayi bwiyongereye, ariko se turebye nko kuri insanganyamatsiko y'uyu mwaka bashishikariza abantu kugana inzego z'ubuvuzi, kugana inzego zifasha abantu ku bibazo byo mu mutwe, mubona nk'aha mu bitaro ari nk'ibihe bibazo bikunze kuzana abantu kuri ibi bitaro, mushyize ku rutonde ari ibihe biza ku isonga mwakira hano muri ibi bitaro? Yego, urakoze. Ibi bitaro ni ibitaro by'indwara zo mu mutwe ndetse n'imyakura. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga yuko ntago abagana ibi bitaro ari abafite indwara zo mu mutwe. Akenshi abantu bakunze kuvuga ngo Ndera, tukaba tuzi Ndera nk'ahantu havurira abantu bakunze kwita ngo ni abasazi. Ntago Ndera ifasha cyangwa se ivura abarwayi barwaye mu mutwe gusa, inafasha abarwayi bafite indwara z'imyakura. Nk'ubu ngubu indwara iza ku mwanya wa mbere mu bagana ibi bitaro ni indwara y'imyakura, ni indwara y'igicuri. Bivuga ko abagana cyane cyane ibi bitaro ni abaza mu gice cyangwa se muri departement ya neurologie, aho baza kugerageza guhura n'inzobere zivura indwara z'imyakura. Ariko ntabwo twavuga yuko kuba ari icyo gice kinini, hari n'izindi ndwara mu by'ukuri zo mu mutwe nazo tubona ko zigenda zirushaho kwiyongera. Aha twavuga nk'ibibazo bijyanye n'ifatwa ry'ibiyobyabwenge cyane cyane mu rubyiruko. Nacyo ni ikibazo kigenda gisa naho gifata intera, kandi abantu bagenda barushaho kugana ibi bitaro byacu, byaba ibya hano Ndera ndetse n'amashami y'ibi bitaro nko kuri centre Icyizere ndetse na Butare. Twavuga rero ko usibye ibyo bibazo by'imyakura, hari n'izindi ndwara zo mu mutwe. Hano wenda usibye iryo fatwa ry'ibiyobyabwenge tubona, hari n'ibibazo bindi bijyanye, twavuze ko nyine ibibazo by'ubuzima uko bigenda biba byinshi, niko n'abantu bagenda barushaho kwibaza no kubona ko ubuzima butagenda neza. Akenshi rero ikibazo
kijyanye n'imibanire y'abantu, imibanire y'abashakanye hagati y'umugabo n'umugore, itera akenshi ibibazo, harimo ibibazo byo kubabara umutwe. Abenshi baza kwivuza baza akenshi bafite icyo kibazo, bavuga bati tumaze igihe tudasinzira, dufite ibibazo byo kuribwa umutwe, ariko twabisesengura tugasanga imva n'imvano yabyo ari iyo mibanire mu by'ukuri, no kumvikana hagati y'umugabo n'umugore, hagati y'ababyeyi n'abana bigenda bitamera neza, ari nabyo bitera ibyo bibazo ndetse n'ibibazo by'ifatwa ry'ibiyobyabwenge. Ibyo rero akenshi cyangwa se ahanini iyo bitavuwe vuba nibyo bitera ibindi bibazo byo twakwita nka somatization, kuba umuntu yatangira kurwara indwara twakwita ngo ni indwara z'amayobera, aho duhura n'abantu babanje kwivuza ku bitaro by'indwara zisanzwe, bakabakorera ibizamini byose bakabura indwara, bakavuga bati ibyawe byose urarwaye biragaragara, ariko nta ndwara twabonye mu bizamini twagukoreye. Rero tukohereje ku bitaro by'Indera kugira ngo bazajye kureba no gucukumbura niba nta kindi kibazo cyaba gisobanura ubwo bubabare uri kugira. Izo nazo ni za kaduhura nazo cyane zagiye ziterwa nyine n'ibyo bibazo bitabashije gusobanuka cyangwa se bitabashije kubonerwa umuti ubonywe na ba nyirabyo, na ba nyir'ibibazo. Ibyo rero iyo bitinze akenshi na kenshi bigenda bikura, bikaba bishobora no gutuma umuntu agira ibibazo mu by'ukuri byo mu mutwe bizwi mu bitabo mpuzamahanga bishinzwe kumenya indwara zo mu mutwe izo arizo. Ibyo byose rero bikaba ari ibibazo mu by'ukuri bigenda byiyongera, ariko akenshi na kenshi hakaba hari abatugeraho baratinze, kuko babanje wenda guca ahantu hatandukanye, babanje kubigira, babanza kujya mu masengesho babona ntabwo arimo gukemura ibibazo, babanza guca mu buvuzi busanzwe, mu bitaro bisanzwe dusanzwe tuzi, hanyuma bakatugeraho wenda bisa naho bikomeye, ari naho bijya biba ngombwa ko bamwe bashyirwa no mu bitaro kugira ngo babashe kwitabwaho ku buryo bwiza, ku buryo bwuzuye. Urakoze cyane ku gisubizo cyiza uduhaye. Hari ahantu mwari muvuze muti hari igihe abantu babanza ku masantere de sante, ku bitaro, wenda uburwayi bukabura bakabaha transfert hano kuri ibi bitaro by'Indera. Mpise ntekereza ko kera n'uyu munsi hari abantu bagifite iyo myumvire y'uko umuntu urwaye mu mutwe baba bamuroze, bityo bakabanza guca ku bavuzi ba kinyarwanda ba gihanga, rimwe na rimwe wenda bakaba bamuha imiti imugiraho ingaruka. Ubwo mpise ntekereza se hano ntabwo mujya mwakira abantu babanje guca, nubwo rimwe na rimwe batabyemera, ariko bakaza ndetse banafite n'iyo miti bakivuza babangikanyije. Nigeze kubiganira n'abagore batwite bavuga bati ntushobora kubyara udaciye hano ngo baguhe utwatsi, baguhe ibiki, ati ntago wabyara. Mise ntekereza rero ukuntu uyu munsi hari abantu bagifite imyumvire ko ugize ikibazo cyo mu mutwe bakuroze, banza ugende bakurogore kuko nibaguha imiti ya kizungu urapfa. Icyo kibazo nacyo ntago mubona ko gishobora kuba gituma abantu bashobora kubageraho barembye cyangwa bafashe iyindi sura? Yego, urakoze. Icyo kibazo duhura nacyo kubera yuko akenshi na kenshi imyumvire y'abantu igenda itandukana bitewe n'amateka buri muryango waciyemo. Hari ahantu baba bazi ko batuye ahantu baroga, abantu baroga bariho, ntabwo twajyaho ngo tubihakane kuko turabibona.
ariko nanone ntago ibibazo bitabashije gusobanuka ngo bisobanurwe n'ubuvuzi busanzwe, nk'uko nabivugaga mu kanya, umuntu yajya kwivuza koko arwaye, bamukorera ibizami bakabura indwara, akenshi na kenshi duhita twibaza ngo ibi ni ibiki ko muganga atagize icyo abona mu byuma. Ari niyo mpamvu rero iyo mu mateka yawe cyangwa se mu mateka y'abawe harimo ikintu cyagiye kigaragara twakwita uburozi, akenshi abantu babyumva vuba muri iyo sansi. Iyo babyumvise vuba muri iyo sansi rero, niyo mpamvu bashobora kuba bakerezwa no kubanza kujya kureba impamvu zabyo, kuko biba n'ubundi ari ibintu bidasobanutse. Umuntu arimo arabona ibyo abandi batabona, umuntu ari kumva ibyo abandi batumva. Umuntu utarigeze rero agira aho atega amatwi ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ngo yumve ko burya hari indwara umuntu ashobora kurwara, akaba yagira uburyo yumva amajwi cyangwa se akabona amashusho abandi batabona, ngo abe yavuga ati ariko ibi bintu nigeze kubyumva kuri radiyo ko ibi bintu nabyo ari ikimenyetso cyangwa ari ibimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe, we ahita avuga ati ubwo arimo kuvuga ibintu bidasobanutse, cyane cyane ko biba bitanerekeranye, cyangwa se afite n'amahane, cyangwa se arimo agaragara ukundi kuntu. Hari ukuntu umuntu arwara agakanura amaso, akagira amahane, akagira imbaraga zidasanzwe. Ibyo rero bakaba bashobora no kuvuga bati uyu muntu bamuroze, uyu muntu bamuhumanyije, reka tubanze tujye kubaza. Izo katuhura nazo, yewe tukanabakira banafite n'imiti banahawe, rimwe na rimwe ntabwo bayitubwira, ahubwo akenshi hari igihe banaza bafite ibimenyetso by'umuntu usanzwe afata imiti, kandi mu by'ukuri aribwo bwa mbere aje kwivuza. Tukavuga tuti uyu muntu afite ama effet secondaire cyangwa se ama side effect y'imiti tutazi. Hariho n'abajya baza gusura abarwayi babo babizi ko umurwayi twamwakiriye, turimo tumwitaho, tumuvura, tumuha n'imiti, ariko bakaza bitwaje uducupa nk'utwo ngutwo tw'umuti. Gusa amahirwe ni uko hari serivisi zishinzwe kugenzura ibyinjiye mu bitaro, tukabibona bitari byahabwa umurwayi, bitaragera ku murwayi. Ariko ubundi rwose ubona iyo myumvire igihari, kandi tudahwema na Minisiteri y'Ubuzima idahwema kugira ubuvugizi no gusobanura ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Ibi rero bikaba binavuga tubisanishije n'insanganyamatsiko yo kuvuga ngo uburwayi bwo mu mutwe buravurwa bugakira. Dushishikariza abantu kwivuza hakiri kare. Kwivuza hakiri kare ni cya gihe umuntu agaragayeho ibimenyetso by'uburwayi, twaba tubisobanukiwe cyangwa se tutabisobanukiwe, kwihutira kujya kwa muganga. Burya n'iyo bagiye kwa muganga aha hasanzwe, bo kuko bafite ubumenyi, bamenya ko ari uburwayi busanzwe cyangwa se ko budasanzwe, bakamenya uburyo babaha amataransiferi. Niyo mpamvu rero tubona abarwayi baturutse ku bindi bitaro bafite za taransiferi zibohereza hano, kuko basanze ikibazo cy'uburwayi atari ikibazo cy'umubiri gisanzwe, ahubwo ari ikibazo cyo mu mutwe, bakabohereza aha ngaha. Murakoze cyane. Muravuze muti uburwayi bwo mu mutwe
dukurikije insanganyamatsiko y'uyu mwaka ijyanye n'umunsi mpuzamahanga wo kwita ku buzima bwo mu mutwe, buravurwa bugakira. Ndashaka ko iki kintu tukigarukeho cyane. Ntekereza ko ari nayo mpamvu iyo umuntu agize amahirwe make akagira uburwayi bwo mu mutwe akagana hano, akaba wa muntu wenda waje no gusohoka hanze, bya bintu tuvuga ngo ni umusazi entre guillemets, kuko iryo jambo ntabwo rigikoreshwa, usanga abantu bakuye amaso bavuga bati buriya byarangiye, bati buriya ubwonko bwaratokowe, bati ntibishobora gukira. Niba ari umukobwa ubwo ntashobora gushakwa, niba ari umugabo ntashobora gushaka. Kubera iki? Kubera ya myumvire ngo uburwayi bwo mu mutwe ntago bukira. Ese koko kuki usanga akenshi abantu bagize ibibazo byo mu mutwe bakunze gusubirwa? Yego hari n'igihe ntabwo uramusobanurira impamvu, kuko tuzi abantu barwara za diyabete zikaba twibanire ariko ntibacibwe, akazi akakabona akagakora, kandi abana n'ubwo burwayi bwabo ntituvuga ngo ni akarande, cyangwa se ni indwara byashyizwe muri za ndwara zidakira. Niba arwaye afite ubwandu bwa virusi itera sida, ntabwo bamuha akato, ubu arakora nta kibazo, agafata imiti ye nta kibazo. Umuvuduko, hari indwara tuzi zimeze nk'aho iyo umuntu yayifashwe arwana no kugira gusa ngo akomeze ibipimo bye bikomeze bimere neza. Ariko kuki uburwayi bwo mu mutwe kugeza uyu munsi ntabwo ari bose? Hari abantu bumva ko iyo umuntu wawe agize uburwayi bwo mu mutwe, niba ari umwana kwirirwa umurihira amashuri ntacyo bivuze, niba ari umugore ubwo uramusenze ugiye gushaka undi, niba ari umugabo udashoboye kwihangana uritahiye. Kubera iki icyo kintu? Ndetse n'insanganyamatsiko iri kubigarukaho, ni uburwayi buvurwa bugakira. Kuki abantu icyo kintu dufasha abantu udusobanurire koko burakira koko ku buryo umuntu yasubira mu buzima bwe busanzwe agakomeza akazi ke? Icyo kibazo abantu benshi barakibaza, hari abakitubaza, hari abakibaza kuri za radiyo, abatwandikira ati koko uburwayi bwo mu mutwe buravurwa bugakira. Navuga wenda nk'umuntu umaze igihe kitari gitoya kuri bino bitaro, navuga ko uburwayi bwo mu mutwe buvurwa kandi buvurwa bugakira iyo umurwayi yivuje neza. Icyo ndacyongeraho, iyo umurwayi yivuje neza. Ni ukuvuga iki? Dufashe na diyabete cyangwa se indwara y'umuvuduko, ni indwara nazo tuzi ko zidakira, ariko iyo umurwayi yivuje neza abana n'iyo ndwara ubuzima bwe bwose, kuva igihe imufatiye kuzageza igihe azavira muri ubu buzima yarabayeho kimwe n'abandi twavuga ko ari bazima. Uburwayi bwo mu mutwe nabwo hari uburwayi navuga yuko budakira, ariko ubwo nibwo bukeya mu bipimo, nibwo bukeya. Ni nk'uko tuzi ko hariho za kanseri zidakira, ni nk'uko tuzi ko hariho indwara mu by'ukuri n'ubundi z'umubiri zidakira. No mu mutwe hariho uburwayi buke budakira, ariko nubwo budakira ngo tuvuge ko bwakize bwavuye mu muntu, n'ubundi hari ubushobozi ubu ngubu buhari. Uwo murwayi ufite ubwo burwayi twavuga ko budakira, ubundi ubushobozi uwo muntu ahabwa bwo kubana nabwo akabaho kimwe n'abandi bose, akabasha kuba yashinga umuryango, akabasha kuba yakomeza gukora akazi ke nk'uko bisanzwe, akabasha kuba yarera abana be niba ari umubyeyi, mbese akabaho mu buryo busanzwe. Naho rero uburwayi bwinshi bwo mu mutwe, ubundi iyo umuryango cyangwa se iyo umuntu ku giti cye afatanyije n'abaganga, akenshi na kenshi haboneka ibisubizo bimuha ubushobozi bwo kubaho ku kigero navuga kigera kuri 80% cyo kuba umuntu yabaho neza, kimwe nuko abandi bantu twita ko ari bazima babayeho neza. Hakabaho n'uburwayi buvurwa
bugakira neza umuntu ntazongere kurwara. Hari abarwayi tuzi twahuye nabo hashize imyaka 15, uyu munsi tutari twongera guhura, baza hano mu bitaro tukaba duhurira ahandi hantu muri sosiyete, tugahura akakubwira ati ubu ngubu narabyaye, ubu ngubu narashatse, tumeze neza, akazi kameze neza, bakatubaza amakuru y'indera, bakatubaza niba tukihakora, ukabona rwose pe yabaye umuntu igitangaza. Bivuga ko rero uburwayi bwo mu mutwe ni uburwayi kimwe n'ubundi, buravurwa bugakira. Ariko nanone iyo umuntu ativuje neza aba ashobora kuba yasubirwa n'uburwayi. Kuba yasubirwa n'uburwayi kimwe n'uko umuntu ufite ikibazo cya diyabete iyo atafashe regime neza, iyo atitwaye neza ku myitwarire, agira crise. Ujya wumva umuntu akubwira ati ngenda nagize crise ya diyabete, nasubiwe, isukari yazamutse cyangwa se yamanutse. Burya nawe aba yasubiwe n'uburwayi bwe. No mu mutwe rero niko bimeze, nawe iyo atitwaye neza cyangwa se agahura n'ibibazo, kuko ubuzima bwacu bukozwe n'ibibazo n'ibisubizo, ibibazo byamubanye byinshi, aba ashobora kongera akagira agakrizi. Ari nayo mpamvu mu kubigisha no kubafasha, tubafasha kwitoza kumenya gusoma ibimenyetso biza mu buzima bwabo. Tukamwigisha kumenya igihe ari mu cyatsi, mu ibara ry'icyatsi ameze neza, tukamwigisha kumenya igihe ari mu muhondo yatangiye kugira ibimenyetso mpuruza. Ibimenyetso mpuruza bya bindi bivuga ngo witonde, ushobora kuba ugiye kujya mu burwayi. Tukanamubwira kumenya nyine igihe yarwaye, ukuntu bigomba kugenda, akari ukugaruka kwa muganga. Ibyo ngibyo rero ni ukumufasha kugira ngo yirinde atazabasha kuba yasubirwa na bwa burwayi wenda yari amaze imyaka 3, 4, 5 atarwara, kugira ngo tumufashe kumenya gusoma ibiba mu buzima bwe, bityo atazatungurwa no kuba yakongera kurwara. Kuko kurwara nta muntu n'umwe ubyishimira, no kurwara umutwe ntago tubyishimira, kuko tuzi uko bibabaza. Tuzi ko iyo umuntu yarwaye hari ibyo agiye gutanga byagakwiye kuba bigiye kumufasha mu bundi buzima. Bivuga ko rero ni byiza ko abantu bamenya ko uburwayi bwo mu mutwe buvurwa, kandi buvurwa bugakira iyo umurwayi yivuje neza. Turamushimiye cyane muganga Innocent uburyo adusobanuriye ku bijyanye n'insanganyamatsiko y'uyu mwaka ikangurira abantu kwivuza kare kandi neza. Akaba rero anatubwiye ko abantu bagana aha kwa muganga biyongereye, atari uko uburwayi bushobora kuba bwariyongereye, ahubwo ari uko abantu basobanukiwe n'akamaro ko kwivuza hakiri kare. Akaba rero nasoza tubwira ko nyine abantu barwara mu mutwe bakumva ko bagomba kujya mu binyarwanda, bagomba kugana ku muvuzi gakondo, ko ibyiza ari uko babanza kwa muganga kugira ngo basuzumwe neza, bahabwe imiti neza, bakurikiranwe neza, kuko hari igihe usanga umuntu aba ari no hano ahubwo n'abamusuye bakumva ko bagomba no gukomeza kumuzanira ya miti bavanye mu binyarwanda. Turamushimiye cyane rero, twizera yuko iki kiganiro kibafashije, musobanukiwe, mwumvisha akamaro ko kwivuza hakiri kare kandi neza. Ntago uburwayi bwo mu mutwe ari uburwayi budakira, nk'uko tuzabigarukaho mu kiganiro cy'ubutaha. Ni uburwayi bukira, ariko icyo navuga cy'ingenzi ni uko uba waje kare kandi wivuje neza. Ndabashimiye cyane, na Louise Nganyira, naho ubutaha.